njyewe umukobwa nifuza ndifuza umukobwa ufite imico ya gakondo y'abanyarwanda. Yego. Urumva nkuko nakubwiye ko navukiye mu Rwanda ariko nkakurira mu Bugande. Urumva impamvu navuye mu Bugande naje mu gihugu cya gakondo mu Rwanda, mu gihugu kavukire ya mama wanjye, kavukire ya papa wanjye, kavukire yanjye. Nanjye ndifuza kuba umunyarwanda. First of all, umuntu ushaka wa mbere nukuba afite personality y'ubunyarwanda. Wow. Ikindi nukuba abure abantu tugira personality y'ubunyarwanda akaba ari ID nk'irangamuntu, ariko mu mutwe wawe cyangwa se muri mindset yawe udafite ubunyarwanda. Ikintu cyatumye nza ku Muranga Family nuko nabonye yuko Umuranga Family ni channel iranga abakunzi. Yego. Kandi njyewe mu by'ukuri ntago nifuza guhura n'umukobwa ku muhanda ngo muhagarike, kubera ntago mba nzi classification ziwe. Yego. Ntago mba nzi ngo se ateye gute, ntago nzi ukuntu ameze. Ariko Umuranga Family nabonye umukobwa araza akivuga, akavuga personality yiwe, akavuga uko ateye, uko ameze. Niyo mpamvu navuze ati nanjye nje nkavuga uko neye nuko ameze, byamfasha guhuza nawe kuko ndashaka umukunzi. Ntago kubera akenshi njyewe nakuze nkunda kwiga mu rugo, nibyo bampushingagamo ngo nige. Urumva education niyo nashyize imbere, ariko aho ngeze nuko nkuko nakubwiye mfite imyaka 27. Imyaka 27 ni imyaka umuhungu abagezemo kuvuga ati ngomba kugera kuri iyi level, ngomba kwitaho bingana gutya, ngomba gufata izi nshingano. Niyo mpamvu nanjye navuze ati kanze ku Muranga Family kuko nabonye muranga abakunzi. Nanjye mu by'ukuri ndashaka umukunzi, kandi byaba byiza muvanye ku Muranga Family. Wow, murakoze cyane. Turakwishimiye cyane. Watubwiye ko wize hanze ukaza ugakora iki, ukaba ufite na shop yawe. Ese ufite gahunda yo guhita wubaka cyangwa se uzabanza uryoshye? Okay, nkuko nabibabwiye njyewe ntago mfite gahunda yo kuryoshya, ariko kuryoshya ni ubuzima bumwe muri party igize umuhungu cyangwa umukobwa. Nubwo waba warashatse uraryoshye, biterwa n'inshingano ufite, biterwa n'umukobwa mwahuje, biterwa n'umuhungu mwahuje. Njyewe ndifuza gushaka urugo, gukora urugo, ariko n'ubundi urugo ruryoshya. Ntago nifuza gushaka umukobwa nzagera mu rugo akababara. Sinifuza gushaka umukobwa nzageza mu rugo nkamukubita cyangwa akaba nk'umusirikare cyangwa umukozi wanjye. N'ubundi urugo rwanjye ruzarangwa na happiness, kandi happiness ni iranga kuryoshya. Ladies and gentlemen, babyeyi bacu b'Umuranga, turashuje cyane inshuti z'Umuranga. Ikaze nanone ku Muranga Family TV. Uyu munsi nutareba iyi video yose uracikwa n'ibintu byinshi cyane. Uyu munsi rero nakiriye umusore mwiza cyane, ko twakiriye abasore n'inkumi n'abagize urushako rwa mbere ariko ntirugende neza. Uyu munsi rero nakiriye umusore umeze neza, namwishimiye cyane, twaramusuye, twaramuganirije. Nukuri niba uri umukobwa uyu musore akagenda, man uzamenye ko uhombye. Murakaze neza ku Muranga Family TV, Mr. Rwanda Gentleman. Okay, murakoze cyane kunyakira. Mwatangira mutwibwira kugira ngo abantu ari kutureba bashira amasiko. Okay, murakoze. Amazina yanjye ni Mugisha Erive. Yego. Navukiye mu Rwanda, gusa nakuriye muri Uganda. Ngarutse mu Rwanda vuba mu buryo bwo gukora, ariko education yanjye ni muri Uganda. Oh, aho ngo kivuga ati mu buryo bwo gukora misengera amasiko, ndabatse umuhungu wacu nakora iki? Okay, murakoze cyane. Njyewe mfite shop hano y'imyenda n'inkweto, naboneraho gutumira abantu bose kuba mwaza kungurira, iri hano Kimironko hano ku isoko. Yego, murakoze cyane. Ufite imyaka ingahe Herve? Mfite imyaka 27. 27. Kugaragara nkaho kiri muto, ufite itoto nk'ibyimvugo z'iki gihe. Okay, murakoze cyane. Buriya imyaka no kwitaho ni ibintu bibiri bitandukanye. Kwitaho niyo mpamvu uzabona abantu bahanze baturusha kugaragara neza, kandi mu myaka baturuta. Ariko kubera ubuzima baba babayeho baba butandukanye n'ubwacu. Njyewe ndi umuntu ukora siporo, ndi umuntu urya imbuto, ndi umuntu unywa amazi menshi cyane ku munsi. Naboneraho kugira inama bagenzi banjye babayeho muri ubwo buryo. Niyo mpamvu ubona yuko uko ngaragara n'imyaka mfite nta hantu bihuriye, ariko ndakuze cyane. Murakoze cyane Misha. None uko ikibaje ku Muranga Family TV nuhitemo umukobwa mwihuriye, watubwiye ko wabaye hanze. Wewe dese mu mukobwa mwabanye hanze, mwiganye hanze, kugeza naho uje mu Rwanda ugakora, kubera icyo udahisemo umukobwa mwihuriye ahubwo ukaza ku Muranga Family TV? Okay, murakoze cyane. Urumva akenshi abantu
baba mu Rwanda iyo uvuze hanze bahita batekereza muri Amerika za Canada ahantu hare mu bihugu byo hanze cyane ariko mu by'ukuri ngiye nakubwiye yuko nakuriye muri Uganda. Muri Uganda ni igihugu cy'abaturanyi, ni igihugu utega n'imodoka ukajyayo. Muri Uganda babayeho mu buzima bumwe n'ubwacu. Yego. Sibye imibereho nyine baba bavuga ururimi naho ubundi ni nkatwe. Yego. Ikintu cyatumye nza ku Muranga Family nuko nabonye yuko Umuranga Family ni channel iranga abakunzi. Yego. Kandi njyewe mu by'ukuri ntago nifuza guhura n'umukobwa ku muhanda ngo muhagarike kubera ntago mba nzi classification ziwe. Yego. Ntago mba nzi ngo se ateye gute, ntago nzi kuntu ameze. Ariko Umuranga Family nabonye umukobwa araza akivuga akavuga personality yiwe, akavuga uko ateye, uko ameze. Niyo mpamvu navuze ati nanjye nje nkavuga uko neye nuko ameze byamfasha guhuza nawe kuko ndashaka umukunzi. Ntago kubera akenshi njyewe nakuze nkunda kwiga mu rugo nibyo bampushingagamo ngo nige. Urumva education niyo nashyize imbere ariko aho ngeze nuko nakubwiye mfite imyaka 27. Imyaka 27 ni imyaka umuhungu abagezemo kuvuga ati ngomba kugera kuri iyi level, ngomba kwitaho bingana gutya, ngomba gufata izi nshingano. Niyo mpamvu nanjye navuze ati kanze ku Muranga Family kuko nabonye muranga abakunzi. Nanjye mu by'ukuri ndashaka umukunzi kandi byaba byiza muvanye ku Muranga Family. Wow, murakoze cyane. Turakwishimiye cyane. Watubwiye ko wize hanze ukaza ugakora iki, ukaba ufite na shop yawe. Ese ufite gahunda yo guhita wubaka cyangwa se uzabanza uryoshye? Okay, nkuko nabibabwiye njyewe ntago mfite gahunda yo kuryoshya ariko kuryoshya n'ubuzima bumwe muri party igize umuhungu cyangwa umukobwa. Nubwo waba warashatse uraryoshye biterwa n'inshingano ufite, biterwa n'umukobwa mwahuje, biterwa n'umuhungu mwahuje. Njyewe ndifuza gushaka urugo, gukora urugo ariko n'ubundi urugo ruryoshya. Ntago nifuza gushaka umukobwa nzagera mu rugo akababara. Sinifuza gushaka umukobwa nzageza mu rugo nkamukubita cyangwa akaba nk'umusirikare cyangwa umukozi wanjye. N'ubundi urugo rwanjye ruzarangwa na happiness kandi happiness ni iranga kuryoshya. Sibyo? N'ubundi niyo mpamvu byatumye nza ku Muranga Family. Wow. Rero nje gushaka umukobwa nifuza kuba nakomezanya nawe ariko umukobwa nje gushaka nawe no gukomezanya nawe tukubaka urugo. Ntago ari wa wundi tuzajyana muri show, tuzajyana muri after party cyangwa ubundi bupate ejo tukatandukana. Nje ndashaka umukobwa ejo tuzarwubakana. Wow, thank you so much. Umugisha nuko nyine ndi Umuranga mfite n'ukuntu nawe ubundi nanjye mamise nishimiye ibitekerezo byawe. Nukuri urakuze cyane, inyuma urasa neza, ugaragara neza, no mu mutwe meze neza, ufite intumbero nziza. Niba uri umukobwa mana simbizi abakobwa banje muri hehe yisi watubwiye noneho ko wifuza guhita ushaka noneho umukobwa wifuza agomba kuba ameze ute cyangwa se agomba kuba afite imico imeze gute? Okay, urakoze cyane. Kuva nagera mu Rwanda cyangwa se naho nabaye hose nibwo bwa mbere muwe n'umunyamakuru akaba yambaza icyo kibazo. Umbaje ikibazo cyiza cyane kandi ari cyo kibazo nyeka ko cyanzanye hano. Yego. Njyewe umukobwa nifuza ndifuza umukobwa ufite imico ya gakondo y'Abanyarwanda. Yego. Urumva nkuko nakubwiye ko navukiye mu Rwanda ariko nkakurira mu Bugande. Urumva impamvu navuye mu Bugande naje mu gihugu cya gakondo mu Rwanda, mu gihugu kavukire ya mama wanjye, kavukire ya papa wanjye, kavukire yanjye. Nanjye ndifuza kuba umunyarwanda. First of all umuntu ushaka wa mbere nukuba afite personality y'Ubunyarwanda. Wow. Ikindi nukuba abure abantu tugira personality y'Ubunyarwanda akaba ari ID nk'irangamuntu ariko mu mutwe wawe cyangwa se muri mindset yawe udafite Ubunyarwanda. Umuntu ushaka wa mbere nukuba mu mutwe no mu myifatire ari Umunyarwanda. Ikindi nukuba ari umukobwa asenga kuko ngewe mva muri famille isenga kandi nanjye ubwanjye ndasenga. Ikindi nukuba ari umukobwa ntago buri akenshi ngewe ndeba physical appearance, ndeba mindset kuba afite mu mutwe. Nubwo naba nta kintu afite buri ibintu nibishaka. Nanjye ntago nkubwiye ngo mfite, ntago nakubwiye ngo mfite etage, nakubwiye ati mfite shop kandi shop ni ikintu nawe wageraho. Uko yaba ameze kose ariko asenga, afite personality mu Rwanda, ari Umunyarwandakazi, afite classification z'Umunyarwandakazi, nta kibazo ngewe.
Wow, none utubwiye uko umukobwa agomba kuba ameze ari umunyarwandakazi, utubwira byinshi byiza by'uwo mukobwa. Ese ni yihe mico udashobora kwihanganira kuri we? Okay, murakoze cyane. Nk'uko natangiye nkubwira ko nkunda umunyarwandakazi. Abanyarwandakazi nk'uko tubazi n'abanyarwandakazi, icya mbere bakorera ku gihe, icya kabiri ni abantu bagira umuco, icya gatatu ni abantu ntago nakifuza umukobwa utaha saa 9 z'ijoro yasinze, umukobwa uzambara ubusa mu rubyiruko. Nk'uko tubizi abanyarwandakazi barambara bakikwiza, sibyo? Ariko nk'uko natangiye nkubwira ati ndi umuntu ushaka umukobwa cyangwa umuntu tuzubakana uryoshye kandi usenga. Buri Imana ntago yanga imyambarire, ahubwo yanga imyifatire yawe ugaragaje. Uko wakambara ariko ukayijya imbere nta kibazo. Nge rero umukobwa imyifatire yiwe ni umuntu ndifuza umugore uzanyubaha, akubahisha famiye yanjye, kandi nawe akiyubahisha, akabahisha na famiye aturukamo. Ikindi icyo ari cyo cyose ntakihanganira, kuko amakosa abaho, yakosa nanjye nakosa, ariko icya mbere ni ukubahana, akubahisha famiye yanjye, ndetse akubahisha n'igihugu cye, kuko buriya ibyo dukora ibyo ari byo byose kubahisha igihugu cyacu. Murakoze cyane. None se utubwiye ko nta kintu na kimwe utakihanganira ku mugore wawe, cyangwa se ku mukunzi wawe, cyangwa se ku mugore w'inzozi zawe ariko tureba aka kanya. Ariko se Mugisha aramutse anywa inzoga, ibiyobyabwenge, ariko yarakwihishemo, umuranga nubimbwire akabwira ati wenda sengere kidi sandizi, wenda umuranga ukagira udukurumi, nanjye uwo tuzahura azumva ibyo navuze, ariko ntago azabashuwa yuko ibyo navuze ari ukuri. Niyo mpamvu habaho kubonana tukigana umwe ku wundi. Ni ukuvuga ngewe nsanze ibyo byose abikoresha, ibyo ni ibintu bishira. Nk'uko nakubwiye ngewe ndi baramushutse, ari ibintu nawe atifuza, cyangwa se nubwo yaba yabyifuza. Nk'uko tubona indirimbo z'Abanyamerika tukifuza kuba nkabo, ni ibintu twifuza kuri iyi myaka yacu. Ariko nitubona ubuzima babayemo, nk'uko nabikubwiye, ngewe nakuriye wenda muri Uganda, nabashe kujya hanze, Abagande babatandukanye nk'uko Abanyarwanda babaho. Rero ibihugu na karica yacyo, sibyo? Nk'uko nabikubwiye, ibyo ni ibintu nakihanganira, ariko impamvu nkubwiye ati nabyihanganira ni iyi ngiyi, nuko ari ibintu bibaho kandi bigakira. Kunywa inzoga urazinywa ejo ukazireka, kunywa itabi urarinywa ejo ukarireka, tuhugera ukamunanira akavuga ati my son go ahead ukora ibyo ushaka, warananiye. Murakoze cyane. Yego, murakoze cyane. Iyo ni imico mibi batagomba kuba afite. Ariko se wowe noneho niyihe defo wiyiziho? Okay, urakoze cyane, umbajije ikibazo cyiza. Defo ngewe niyiziho, sinzi niba ari nziza cyangwa ari mbi, ariko nk'umukobwa wifuza yuko twakundana tukaba twakubakana, abagomba kuba yizi. Nge defo ya mbere ntiyiziho, ndi umuhungu ukunda ibirori. Ariko buri ibirori biratandukanye. Yego. Habaho ibirori biri kuri high level no kuri low level, sibyo? Ibirori nita low level ni ibirori nyine bya bindi by'abanywa tabi, bya bindi by'ibiki, nawe urabizi. Noneho ibirori mvuga ngo ni kuri high level, ni ibirori nyine birimo abantu basobanutse. Yego. Ibirori birimo abantu basobanutse, nk'urugero nkubwiye, tugiye nko kwita izina, ni ikirori. Ni ikirori tuzajyamo tukenjoyinga, ni ikirori leta ishyiramo amafaranga, ibintu nk'ibyo. Nge rero ndi umuhungu ukunda ibirori. Wa rero nshakanye na wa mukobwa wifuza yuko umugabo wiwe ahora mu rugo, wifuza yuko umugabo wiwe nta hantu ajya, azagenda amubwiye, ibyo biragoranye. Ariko nk'uko ngewe niyizi ku giti cyanjye, nk'uko ngaragara nawe urabibona, ndi umuhungu uryoshya, ariko kuryoshya kwanjye ntakifuje ko ndyoshanye n'umugore wanjye. Ntago nakifuza kujya muri show ngo mbonane n'undi mukobwa kandi mfite umugore. Gusa ngewe uko niyizi ndi umugore uryoshya, nako ndi umugabo uryoshya ku rwego rwo hejuru. Ese ukivuga ku bintu byo kuryoshya, ese wahavinga fan cyangwa se waryamana n'umukobwa mutarakora ubukwe? Okay, urakoze cyane. Icyo ni ikibazo kandi kinakomeye. Buriya ngewe iyo nkundana n'umuntu, Yego.
nkamubwira ati ndagukunda nawe akambwira ati arankunda ashobora kubanza kumbwira ko ankunda cyangwa nkamubanza kumubwira ko mukunda ariko impamvu ninjye ubaye uwa mbere kuza ku Muranga TV urumva ninjye ushaka umukunzi before yego urumva umukobwa uzaza akansubiza akambwira ati nakubonye ku Muranga TV numva ndagukunze ariko ninjye uzaba wabanje yego njyewe byashoboka kuko iyo nkundanye n'umuntu ntangira kumufata nk'aho ari umugore wanjye buriya hari ukuntu ukundana n'umuntu ariko ukaba uvuga ati ese ni wa wundi nyine ejo turaryamana ejo dutandukane ariko njyewe iyo nkundanye n'umuntu yego muba mufata nk'umugore wanjye niyo mpamvu ntabwo uramukunda ndamukunda sibyo no kumukunda n'ibiganiro byacu n'umugore n'umugabo tuba dupanga ese tuzajya iwanyu ryari ese tuzajya mu rugo ryari turizigamira muri ejo heza teganyiriza abana wenda satani ishobora kuvaho ishobora kuza ikabyica ariko ibiganiro byacu aba ari ibyo ngibyo yego murakoze cyane ese umukobwa agomba kuba yarize urakoze cyane nk'ahantu iterambere riri kugana uri kubona ko education ari iri kuganza yego ariko gusa kuba warize cyangwa utarize ntago byatuma udashaka yego ngiye nkuko nakubwiye hano ndifuza umuntu twashingana urugo yaba yarize yaba atarize icyambere ni mindset buriya hari abantu batagize amahirwe yo kwiga cyangwa hari abantu batagize amahirwe yo gutera imbere ariko bafite talent cyangwa bafite ubwenge karemano yego ibyo rero ntago byambuza kudashaka kandi nawe ntago byamubuza kudashaka rero ngiye mubonye nkamwishimira nta cyatuma tudashakana murakoze yego murakoze cyane twe turi kumwe na Mr Rwanda Mugisha Hervé muramubona n'umuhungu mwiza usa neza wize amashuri ufite mindset umeze neza niba uri umwari uyu musore sindi umuranga ndi kuranga nyine umusore wanjye mana niba uri umukobwa Mugisha akagenda ntuzambwire ngo ntabwo arakubwira rero murakoze cyane nimba kunze Mugisha Hervé wanyandikira kuri email iri hasi cyangwa se ukamamagara cyangwa kuri email iri hasi ubundi tukabahuza mwashimana mukatwereka urugo na kindi kintu rero nk'umuranga tuba twifuza nuko mwubakana mukagira urugo rwiza cyane ko amahitamo meza ari umuryango mwiza mugasazana mukarambana mukabyara ahungu nakobwa asante sana yego mwakoze cyane rero nimba bamishimye mwatwandikira shimira ko nzi umuranga murakoze cyane muranga ati ndabakunda cyane mukomeze kugira ibihe byiza